kuvugana namwe ng'iki kintu kibabaje yera, iki kintu kibabaje umuremyi wanyu, iki kintu kibabaje Imana imajije kubabara imanuka guhora kandi iraje guhora vuba bidatinze. Hari ibintu Imana ije gukora bitungura abantu, hari ibintu Imana ije gukora bitungura abari mu gihugu cy'u Rwanda, bitungura abari hanze, kuko Imana iracyakora umusaka, iracyasaka bitewe n'uko Imana irababaye. Uyu munsi wakwinjira mu rusengero abatari baza aho utubari tuba barahamenya kuko Imana yabahaye amafaranga, abatari baza aho rogizi barahamenya kuko Imana yabahaye amafaranga, abagabo batari bazi aho indaya ziba barahamenya kuko Imana yabatabaye. Bene data, niki kibateye kugwa? Niki kibateye kugwa mu karambarara? Kuvugana nawe ngo wowe rero unyumva aka kanya, ubu uri mu Rwanda, ubu uri hanze y'igihugu, aho waba uri hose, isuzume. Numara kwisuzuma fashe ikizira Mana ya siremora, bafashe ikizira bakinjiza, bafashe ikizira bakinjiza mu rusengero, bafashe ikizira barakimika bimura umuremyi. Imana ije kubarana n'abantu bayo, Imana ije kubarana n'abantu, Imana ije kureba buri muntu wese, irimo iracyareba. Imana irashaka abantu batungana, Imana irashaka abantu babonera, Imana irashaka abantu bahagarara bakavuga ukuri. Imana ntabwo ikeneye nabisenyerije zimora, Imana ntabwo ikeneye amafaranga yanyu, ntabwo ikeneye amaturo, ikintu ikeneye ni imitima yanyu. Nje kuvugana namwe ngo uwaremye ijuru n'isi, aravugana n'isi muri rusange, aravugana n'abanyarwanda, aravugana n'abumva ururimi mvuga, aravugana n'abatarwumva, ngo ntabwo ikeneye amafaranga. Nta kintu kibabaje Imana mu kubabaza Imana hakagarwa ikindi kintu cya kabiri kimeze gutya. Nimwumve mutega amatwi, iki kintu cya kabiri cyitwa ubwibone buganje mu nzu y'Imana. Iki kintu kibabaje Imana, aho umuntu yinjira mu rusengero akinjira yambaye mini. Abantu bataye imyambarire bene data, abantu bataye agakiza, abantu bataye umuremyi. Umuntu akinjira mu nzu y'Imana yambaye mini, umuntu akinjira mu nzu y'Imana yambaye ipantaro, umugore agakubitamo ipantaro rwose akazirika amabuno, umugore agakubitamo akamini rwose, agakubitamo agakweto gahagaze mu nzu y'Imana. Ngo mu nzu y'Imana ngo kaci kaci, hari ibintu Imana itazareberera. Reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize umugisha w'Imana. Wowe uduhema gukurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Umugisha w'Imana rero nubane nawe, kandi ineza y'Imana ikomeye ndetse n'abawe bose mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo, mu ntara zitandukanye, ku migabane itandukanye, mukamwumva urimo ndi kuvuga, mukamukurikira ibiganiro byacu. Mwese muhabwe umugisha n'Uwiteka Imana, kandi reka mbabwire ngo mwahisemo neza. Hanyuma y'ubuzima hari ubundi buzima, kandi mukiri muri ubu buzima Imana izajya ibaho umugisha mu byo mwerekejeho amaboko byose. Ni Benenepa mvugana kuri mikoro, ngize umugisha kwa kundi tujye dushaka abakozi b'Imana bafite ubutunzi bw'Imana muri bo. Tugize umugisha duhuye n'umubyeyi Imana ihamagaye, kandi Imana igukoresha iby'ubutwari mu gihe nk'iki ngiki. Niwe tugiye kubana nawe rero muri kano kanya. Reka ngusabe ngo bane natwe kugeza kuva dutangiye kugeza dushoje. Urahabwa umugisha wabumvisha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yesu ashimwe mubyeyi. Yesu nahimbazwe. Uri amahoro? Ni amahoro, ndashima Imana. Meze neza? Meze neza. Twishimiye kubana nawe. Yego, Imana ibamere umugisha kunyakira. Tugwaye ikaze rero, kandi aha ni mu muryango w'Umusaraba TV w'abakunda ijambo ry'Imana, afite intego imwe yonyine yo kuzajya mu bwami bw'ijuru. Tugwaye ikaze mu muryango. Murakoze cyane kunyakira. Nishimiye kubana namwe. Amen. Ndabashuhuje mwese abaduteza amatwi, abari hafi ndetse na kure. Ntago ari njye wakabaye nica ndavuga ngo ni Imana igiye gukorera muri njyewe mu gihe nk'iki ngiki. Ndababwiye ngo rero nimutega amatwi mwumve icyo Umwuka abwira amatorero. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Kamatamu Angelique, ndi umugore w'abana batatu,
ndi umugore Yesu yagiriye neza. Hari utabona akavuga ati ese gute, ariko Yesu yangiriye neza kuko yambabariye ibyaha. Uyu munsi kuba nicaye aha ngaha ni kubw'umugambi wayo, kandi nzi neza yuko uri bwumve ikimana ivugana namwe. Imana ibampera umugisha. Yego, nawe Imana iguha umugisha. Twabwiye ko tukwishimiye, ariko kandi nuza kutwishimira nawe uzagaruka n'ubutaha. Icyo kimenyetso kirabitwereka. Nzagaruka, ndahari ku bwanyu. Yes. Mu buzima busanzwe utubwiye kuri umukristo, ese ubarizwa he muri no minsi turi mu isi? Ndi gutera muri ADP Gasave. Yego. Yego. Imana iguha umugisha rero. Abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana, kandi umwuka w'Imana akuyobore no muri kano kanya. Ndabizi yuko agabwe agukoresha iby'ubutware. N'uyu munsi yongera gukoresha mu izina rya Yesu. Yego, Imana nibampera umugisha. Reka ngo umwanya rero usenga Imana, numara gusenga ukunguka kuyobora uragenda uko nguko. Ni karibu. Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Yaremye ijuru n'isi, irema imisozi n'ibibaya, irema imigezi n'amasoko. Hari ibyo tubonesha amaso, hari n'ibitaboneka. Ibyo byose ni imirimo y'amaboko yawe. Kwa rukerana n'uyu munsi ni kukiri, nta guhindurwa n'iminsi cyangwa ibihe. Twebwe tujya duhinduka nk'abantu, ariko we witwa Imana, ndetse uzahoraho iteka. Nciye bugufi imbere y'amaso yawe Uwiteka. Ni njye wa mugore, nyemerera nyica bugufi, umanuka ukore imirimo n'ibitangaza muri njyewe, kandi ureke byose habibure, ahubwo haboneka icyubahiro cyawe. Mugambi wawe nuture kandi utegeke. Le bozone masasemora nana zene kutaje zisenyeri. Imana ivuga kandi abantu bumva ikivugana nabo, kuko nzi neza yuko Uwiteka hari uje kwikorera kandi ukivugira. Murimo ntagaru wande, ntagaru abantu, ahubwo ni umugambi wawe. Ndatuje ntabari nge mwami, ahubwo haba gushaka kwawe, kandi izina ryawe ryubahe kandi ryubarizwe muri twebwe, mu izina rya Yesu umwami wacu Yesu. Amen. Mavuta n'imbaraga bikuboneka mu izina rya Yesu. Katubanze turirimbane umuririmbyi hano, umuririmbyi wa 207. Uwabatinyutse ibyago byose nazakurikire umwami Yesu. Ntacyo murekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Ntacyo murekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Ntabwo azacogozwa n'ishamu. Abazimubwira nibo abanzi be bose ntibamugarura mu nzira hisemo ijya mu ijuru. Abanzi be bose ntibamugarura mu nzira hisemo ijya mu ijuru. Mwamujundindisha umwuka wawe, mbone kuzaragwa kubawe. Have wabwobawe nimunyihorere, ndamara maje pe kujya mu ijuru. Have wabwobawe nimunyihorere, ndamara maje pe kujya. Have wabukenewe, have wabwobawe nimunyihorere, ndamara maje pe kujya mu ijuru. Haleluya, haleluya. Imana y'agakiza kacu nihimbazwe. Muririmbyi avuga ngo wabatinyutse ibyago byose, aravuga ngo naza kurikira umwami Yesu, ngo nta cyamurekesha iyo migambi ye. Haleluya. Ndavugana n'abantu b'Imana ngo ubwo bamufite n'ubwiki, ubwo
bubateye mu iyi minsi ni ubwiki. Abantu barahangayitse, abantu bafite ubwo bakurikije iminsi n'ibihe tugezemo, ariko ndavugana namwe ngo nimuhumure, kuko uyu muririmbyi yaravuze ngo nimutinyuke ibyago byose nimurangije mukurikira umwami Yesu. Ijambo ryo ryarambwiye, Kristo niwe wavuganye natwe, aravuga ngo uvuga akankunda wese nikorera umusaraba nkurikire. Nimwikorera umusaraba kugira ngo muwuture mukurikire Kristo. Mw'iyi minsi abantu barambitse iby'Imana hasi, bahugira mu bidafite umumaro, ariko nje kuvugana namwe ngo nimutinyuke ibyago byose bukurikire Kristo. Ijambo ryarambwiye ngo ibyago n'amakuba ni byinshi ku mukiranutsi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Nje kuvugana nawe ngo hari ibyago waba uhagazemo, hari intambara waba urimo kurwana, ariko ndavugana nawe ngo ibyo byose uko byakomera kose ntihagire ikintu kikubuza gukorera Imana, ntihagire ikintu kiguca intege, kuko Kristo ashaka ko abantu bahagarara bemye bakavuga ukuri mu minsi nk'iyi ya nyuma. Ashaka ko abantu bagenda uko bikwiriye, aho abandi barimo gucyamika baca mu nzira z'ubusamo. Ariko ndavugana nawe mugenzi ujya mu ijuru, ndavugana nawe ngo komera. Haleluya, Imana ishimwe. Arongera avuga ku gitero cya kabiri ngo uwo ntazacogozwa n'icamugongo, ngo ahubwo abazimubwira ngo nibo bazagwa, ngo abanzi be bose ntibamugarura mu nzira ahisemo ijya mu ijuru. Naho ibyagusubiza inyuma ari byinshi birahari, ndabizi ku muntu w'Imana, ndabizi haba ibigeragezo, haba intambara, haba amakuba, ariko ndakubwira ngo byima amaso ukurikiriye aguhamagaye izakugirira neza. Aha ku gitero cya gatatu arongera arambwira ngo mwami, haleluya, ujya undindisha umwuka wawe mbone kuzaraga kubaho iteka. Aravuga ngo have wabwoba we, ngo nimunyihorere ngo kuko maramaje kujya mu ijuru. Imana y'agakiza kacu ishimwe. Bwira ubwoba bw'ibihe, bwira ubwoba bw'ubukene, bwira ubwoba bw'ubushomeri, bwira ubwoba bw'inzara, bwira ubwoba bwo kwambara ubusa, ubwoba bwo kutagira amafaranga. Ubu bwira uti nimunyihorere, ijuru ntabwo rijyamo abafite amafaranga. Uko waba uri kose bwira ibirimo kugukurura inyuma, ubibwira uti mundeke maramaje kujya mu ijuru. Imana itugirire neza, kandi Imana y'agakiza kacu ihari ku bwacu kuturengera, Imana ihari kudutabara. Nubwo ibi byose bihari, ariko nje kuvugana nawe ngo Uwiteka ari mu ruhande rwawe, nta mubisha uhari. Nuhumure, ntukuke ubwoba kubw'imitsi cyangwa ibihe, ahubwo ukomere kandi ukomeze urugendo, nurangiza ukomeze n'abandi. Imana yacu nishimwe. Komera mwene data, komera nshuti yanjye. Ku muntu w'Imana njya nkunda kuvuga ngo ibigeragezo ntago bizabura, ndetse n'ijambo ryatubweka akagana bakwa ku mukiranutsi bitazabura. Ariko Uwiteka uri mu ijuru, Imana yaguhamagaye ikaguhagarika muri iyi nzira, izi neza ko urugendo ugomba kuzarusoza kandi ukarusoza amahoro rata. Ibiguca intege ntago byabura, ariko ndavugana nawe ngo nukomere. Iyo guhangayikisha umutima ntibyabura, ariko ndavugana nawe ngo komera, ntuku ku mutima. Uwiteka nabane nawe, kandi Imana igukomereza umutima rata, kuko ibikunyaganyiza byo ntago wabibura. Ku muntu w'Imana ibigeragezo ntibivaho, ahubwo bihindura isura. Niyo mpamvu uzasanga abantu benshi bamwe bagwa bagasubira inyuma. Kubera iki? Uyu munsi wa none ni muri bagusengera urubyaro, uzabyara, Imana izagusubiza, izaguha abana. Ariko nimara kuguha abana ntago ibigeragezo bizaba birangiye, kandi nyuma yuko iguhaye abana hazavuga ikindi kigomba kugusengesha. Bivuga ngo ibigeragezo birahinduka, bigahindura isura ku muntu w'Imana, ariko ntibivaho. Kubera iki? Turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, ntago twakwirara, kuko ntago turagera umwanzi atarasa imyambi. Niyo mpamvu ni ubaka urugo rubi uzavuga ko ari ikigeragezo, ariko Imana nikugira neza urugo narwo rugahinduka rwiza, ntago ibigeragezo bizabura kuri wowe. Kubera iki? Bivuga ngo tugomba guhora dusenga, tugasengesha umwuka iteka. Imana itugirire neza. Reka no kwibanda cyane kuri ibi, reka twinjire no mu ijambo ry'Imana, mwumve icyo Uwiteka avugana namwe. Imana yo mu ijuru nibampera umugisha kubw'ibyo ngibyo. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga hano muri Yakobo ibice byaho bibiri, turahera ku murongo waho wa kabiri. Ibice bibiri turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo waho wa gatanu. Yego mukozi w'Imana dusomere Yakobo ibice byaho bibiri, umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatanu. Uburyo kurobanura ku butoni bigayitse. Yego. Bene data,
kwizera kwanyu mwizera umwami wacu Yesu Kristo yego w'icyubahiro ntikube uko kurobanura abantu ku butoni. Nihagira umuntu uza mu iteraniro ryanyu yambaye impeta y'izahabu n'imyenda y'akataraboneka akinjirana n'ubukene akinjirana n'umukene wambaye ubushwambagara, namwe mukita ku wambaye imyenda y'akataraboneka mukamubwira muti mwicara haheza, naho wa mukene mukamubwira muti wehoho hagarara iriya cyangwa wicare munsi y'agatebe k'ibirenge byanjye. Mbese iyo mugenje musyo ntimuba mwirobanuye mukaba abacamanza batekereza ibidakwiriye? Nimwumve bene data bakundwa, mbese Imana ntiyatoranyije abakene b'iby'isi ngo babe ari bo baba batunzi mu byo kwizera baragwe ubwami yasezeranije bayikunda? Imana ishimwe. Ariko dore mwebweho mwasuzuguye umukene, mbese ye abatunzi so batwaza igitugu bakabakurubanira mu nkiko, sibo batuka rya zina ryiza mwitirirwa? Imana iguha umugisha, ntushaka kurekeraho. Imana ishimwe. Aya magambo araha muri Yakobo ibice byaho 2 uhereye ku murongo wa mbere. Aya magambo nayo umuntu wese ariko ukurikije iminsi ndetse n'ibihe dusohoyemo, buriya Imana ijya gutanga message ukurikije ibintu biriho. Imana ijya kunyura mu muntu wayo ngo ivuge ikurikije ibirimo gukorwa, kuko hari ibintu birahiherereye Imana ibona twebwe tutabonesha amaso yacu. Uyu munsi wa none ukurikije iby'iminsi ndetse n'ibihe duhagazemo, urareba ukabona ko abantu ubu batakigira urukundo, abantu ubu bari kugendera ku marangamutima bakurikije uko barimo kubona umuntu wari we. Ariko Imana hari amagambo itubwiye ahangaha k'uyu murongo waho wa mbere ngo bene data kwizera kwanyu ngo mwizera yuko umwami wacu Yesu Kristo w'icyubahiro nikube uko kurobanura abantu ku butoni. Ureka kwizera kwawe nkurikije mw'iyi minsi amadini n'amatorero, nkakurikiza buri muntu ku giti cye, nkakurikiza uko nzi nawe hari ibyo uzi nawe, buri muntu wese hari ibyo azi. Turi mu rugendo turimo tugenda, hari ibyo tubona aho dusengera, hari ibyo tubona aho dutuye ku musozi, hari ibyo tubona aho tugenda, hari ibyo tubona mu nshuti yabo mu bavandimwe, ibintu bitandukanye. Ariko urebye mw'iyi minsi urukundo mu bantu rurabuze kandi rurahwekereye, kandi aho Imana ishaka ko twakabaye aribwo tugira urukundo, kuko tugeze muri ya minsi yanyu migo yiruhije, ya minsi twakabaye tugira urukundo urw'abandi rukonje, twebwe urwacu rugashyuha. Imana ikagira ukundi kuntu tubona hagati y'abantu b'iki gihe. Nje kuvugana nawe ngo mwene data, nturabanura umuntu ku butoni bitewe n'uko umubona, nturabanura umuntu ku butoni bitewe n'uko yambaye, kuko mw'iyi minsi hari ibintu bimwe kubera hirya mu bwiherero, mu madini, mu matorero. Ibi nabyo bitumye Imana igira uburakari, isuku umujinya ku bantu bitewe n'ibintu turimo dukorera hirya. Uyu munsi none nta mukene wakwinjirana n'umukire mu itorero runaka, habe mu icaci habe hehe, ntabwo wakwinjirana n'umukire ahantu runaka wambaye ubushwambagara ngo bicaze wowe umukene ngo umukire asigaye hariya. Nashaka be yinjiranye ibizira, nashaka be yinjiranye ibyaha, nta mukene bitaho. Uyu munsi abantu bitaye kubambaye imyenda y'agaciro, bitaye kuba afite amafaranga, bitaye kubazanya amaturo. Ariko nje kuvugana namwe ngo iki kintu kibabaje yera, iki kintu kibabaje umuremyi wanyu, iki kintu kibabaje Imana imajije kubabara imanuka guhora kandi iraje guhora vuba bidatinze. Kuko Imana iri mu ijuru ifite umubabaro. Uyu mubabaro utewe n'abantu bari mu nzu y'Imana bamajije gufata ikizira barakimika. Bafashe ikizira Mana ya siremora, bafashe ikizira bakinjiza, bafashe ikizira bakinjiza mu rusengero, bafashe ikizira barakimika bimura umuremyi. Imana ije kubarana n'abantu bayo, Imana ije kubarana n'abantu, Imana ije kureba buri muntu wese. Irimo iracyareba, yarashunguye amadini, irashungura amatorero, ariko iracyahari ntaho yagiye. Nicyo nje kuvugana namwe.
hari ibintu Imana ije gukora bitungura abantu, hari ibintu Imana ije gukora bitungura abari mu gihugu cy'u Rwanda, bitungura abari hanze, kuko Imana iracyakora umusaka, iracyasaka bitewe n'uko Imana irababaye. Uyu munsi wakwinjira mu rusengero wambaye ubushwambagara, ntibareba ko umwuka w'Imana gutuyemo, ahubwo icyo bareba n'umuntu uri buture ituro ritubutse, icyo bareba n'umuntu uri businye sheke, mu gihe Imana iri mu ijuru y'ubwayo. Ibyo bintu nta kintu biyibwiye. Ikishaka ni umuntu ufite umutima umenetse, naho waba umukene ufite umutima umeze nk'uko ishaka. Imana irashaka abantu batungana, Imana irashaka abantu babonera, Imana irashaka abantu bahagarara bakavuga ukuri. Imana ntabwo ikeneye nabisenyerije zimora. Imana ntabwo ikeneye amafaranga yanyu, ntabwo ikeneye amaturo, ikintu ikeneye ni imitima yanyu. Nje kuvugana namwe ngo uwaremye ijuru n'isi aravugana n'isi muri rusange, aravugana n'abanyarwanda, aravugana n'abumva ururimi mvuga, aravugana n'abatarwumva, ngo ntabwo ikeneye amafaranga, ntabwo ikeneye ubutunzi bwanyu, kuko ni nayo yabubahaye. Yabubahaye ifite byose birenze ibyo mufite, iki ikeneye ni imitima yanyu. Ndavugana namwe ngo yemwe mw'abanyamadini mwe, yemwe mw'abanyamatorero mwe, niki kibateye kurarikira ibidafite umumaro? Niki kibateye kwimura Imana mukimika amafaranga, kugera ubwo umukene atakimenywa mu rusengero, ahubwo hamenywa abatura amaturo menshi, hakamenywa abafite amazu y'ama etaje? Uyu munsi nta mukene usurwa, naho waba usengera mu itorero rimeze gute, naho waba uri umukozi w'Imana uvuga Imana, nta mukene usurwa, hasurwa abakire. Iki kintu kibabaje Imana. Mu kubabaza Imana hakagaruka ikindi kintu cya kabiri kimeze gutya. Nimwumve mutega amatwi, iki kintu cya kabiri cyitwa ubwibone buganje mu nzu y'Imana. Iki kintu kibabaje Imana, aho umuntu yinjira mu rusengero akinjira yambaye mini. Abantu bataye imyambarire bene data, abantu bataye agakiza, abantu bataye umuremyi. Umuntu akinjira mu nzu y'Imana yambaye mini, umuntu akinjira mu nzu y'Imana yambaye ipantaro, umugore agakubitamo ipantaro rwose akazirika amabuno, umugore agakubitamo akamini rwose, agakubitamo agakweto gahagaze mu nzu y'Imana. Ngo mu nzu y'Imana ngo kaci kaci, hari ibintu Imana itazareberera, hari ibintu itazareberera, kuko iracyahari, iracyashungura. Uyu munsi wa none mw'abagore mwe muri mu nzu y'Imana, niki gitumye mwifata uko mutari? Niki gitumye mwibona? Ese abagore hari ikintu nibaza kikanyobera kikancanga. Abagore bumva ko Imana ari umugabo, winjira mu nzu wambaye mu nzu y'Imana wambaye mini, ukumva ko Imana izagutereta. Uje mu nzu y'Imana wambaye ubusa gukora atana bizonema aya senyeri morajezi. Niki gituma mwambara ubusa mu nzu y'Imana ukaza wambaye mini? Imana ntitereta. Ibyo bibero uraza kubyanika mu nzu y'Imana gukora iki? Ibyo bibero urabijyana he? Mu nzu y'Imana nahera naho kubahwa. Aha hantu ntabwo ari aho kuza kwambarira ubusa. Nukeneye kwambara ubusa ugenda mu kabari, ugenda mu bubyiniro rwose. Leta y'u Rwanda yaraburi open nta kibazo mu gihe insengero zo zifunze, ariko ndavugana namwe ngo nimwubahe inzu y'Imana, muyiha agaciro kayikwiriye. Ugasanga umusore mu nzu y'Imana imisatsi yarakaraze reka sinakubwira, ibisunzu yarogoshe, ibikomoreka ku maboko sinakubwira, amashanete mu ijosi. Imana irababaye, Imana irababaye, kuko iki ntabwo aricyo kintu dushakaho. Iyaba mwari mumenya iminsi tugezemo, mukamenya iminsi dusohoyemo, urebye umubiri wawe, Imana yakugiriye neza, iguteraho inyama, Imana yarakwambitse uraberwa, iguha imyenda rwose, iguha ibintu byose. Ariko ikintu kibabaje mw'ibi bintu byose nta kubaha Imana kurimo. Imana igufashe kandi Imana ikugire neza. Wewe wumva hari aho wavuye ukagwa mw'ibi bintu ndimo mvuga, ndavugana nawe ngo garuka, kuko nutagaruka inkota y'Uwiteka irakurya. Abantu Imana yabahaye ubutunzi, aho kugira ngo bayubahe banayubahishe, bamenye aho yabakuye, ahubwo barimo gutukisha izina ry'Imana. Abatari bazi aho utubari tuba barahamenya kuko Imana yabahaye amafaranga. Abatari bazi aho rogi ziba barahamenya kuko Imana yabahaye amafaranga. Abagabo batari bazi aho indaya ziba barahamenya kuko Imana yabatabaye. Bene data, niki kibateye kugwa? Niki kibateye kugwa mu karambarara?
muribwira rero ngo muzagwa mubyuke. Nagira ngo ngutangarize yuko uguye wese atari kabyuka, kandi n'ubyutse abyukana ibikomere. Umuntu iyo yaguye abyukana igikomere, nudakuka amenyo uzavunika. Kandi mwibwira ko ngo muzagwa reka mwitwaza ngo ibiti ngo bijya ngo n'igiti kirashibuka. Ntabwo ibiti byose ariko bishubuka. Ushobora kuzaguka zaguguye, Yohana ikazakumira, kandi warasenze Imana, warinjiye mu rusengero, waravugiye Imana, wararirimbye, ariko igihe kikazagera ugasanga iherezo ryawe ribaye ribi. Ndavugana namwe ngo nimugaruke. Imana yantumye ku bagore bambaye mini. Abagore mwambaye mini mufite akaga n'amakuba karabarindiriye. Imana yanyeretse abagore bajya mu rusengero bambaye mini, bakamininuza rwose, bakagenda bagiye kugusha abantu b'Imana. Izo mini mwazambariye hirya, turabiza akuzuye umutima niko gasesekara ku munwa. Izo mini muzambarire hirya iyo nimugera mu nzu y'Imana muhubahe, kuko naho kubahwa. Iki nimutagikora muzakizira, kuko n'abana b'umutambyi Eri iki kintu barakiziye kubwo kutubaha inzu y'Imana, kubwo kutubaha ibikoresho by'Uwiteka, barabizira. Imana ntiyareba ko se yari umutambyi, irabaheha rwose ibavana mu nzira. Wowe ntacyo uri cyo rero, uko waburi ndumva utaruta abana ba Eri. Imana yabagezeho ibagirira byamfura mbi. Wowe urinde, wowe uri iki gitumuza guharabika inzu y'Imana? Nagenda nagiye gusenga, ndeba abantu nicaranye nabo, hari abantu baza mu rusengero ukibaza niba umuntu yaje gusenga bikakuyobera. Hari aho nagiye mbona abantu batandukanye, abantu benshi baciye mu maso b'ingeri zitandukanye, abagabo ndetse abagore. Nasenganye n'ingeri nyinshi cyane, ariko nabonye ibintu bibyanyuze mu maso, kandi nge ndi umuntu. Ngewe ibyo nabonye nk'umuntu n'ibigaragarira amaso, ariko Imana iri mu ijuru irimo kubona ibintu byinshi kandi bibi. Kandi ibi bintu byinshi birimo kubona, ndagira ngo mbabwire ko itazagumya kureberera. Imana ije guhana ndetse no guhemba buri muntu wese, iramuhembera aho imusanze. Ikintu giteye ubwoba kinababaje nuko hari abantu bari mu nzu y'Imana bazahembwa ibihembo nk'ibyo abantu bari mu kabari baceza, kandi uri mu rusengero. Ikintu giteye ubwoba ni ukuntu uri mu rusengero uri muririmba rwose, reka sinakubwira, ukazahembwa ibihembo nk'iby'umuntu waroze cyangwa wishe abantu. Akaga n'amakuba karaha. Mwaretse tugakiranuka, mwaretse tugakorera Imana. Umutwaro Yesu adukorera ntabwo uremereye. Ibintu Imana ishaka ko dukora ntabwo bigoye, gusa kubera ko iyi tere turiho yitwa isi niho Satani arimo akorera. Iyi tere turiho yitwa isi niho abadayimoni barimo bakorera. Imana irakubwira ngo ngwino ndagushaka, Yesu akaguhamagara cyateza ibiganza. Dayimoni akakubwira ati gusambana ni byiza, dayimoni akakubwira ati gushaka amafaranga. Ariko nyamara ntiwibagirwa yuko uyu munsi hari abana b'imyaka 10 bapfuye, uyu munsi hari abasore b'imyaka 20 bapfuye, hari abantu bafite imyaka 100 bapfuye. Niki kirimo gutuma mwirara? Niki gituma mwirara? Mutekereze kabiri ndetse mutekereze gatatu, wibaze ngo impamvu nkiriho ni iyihe. Hari urupfu wasimbutse wowe ubwawe ruba rwaraguhitanye, ibyo ngibyo urimo ukaba utakibyigira, warageze ahacecekerwa. Ariko Imana irakurinda, ibana nawe. Imana iragushyigikira, iguha ubuzima, iguha imibereho, ikivana mu gihugu ikujyana hanze kugira ngo ugende uyubahuna nayubahishe. Imana iguha ubutunzi kugira ngo ubutunzi bwawe bwubahe Imana, ndetse koko pe ku rugero rufatika. Ariko abantu Imana yatabaye uyu munsi nibo barimo kuyisebya. Abantu Imana yagiriye neza uyu munsi nibo barimo kugenda batukisha izina ryayo, mu gihe hari umukene ukiri hasi uvuga ati uzaza ryari mucunguzi. Imana itugirire neza. Mu gihe hari umutindi w'umuhanya urimo avuga ati Kristo uzandengera, ndabizi. Imana itugirire neza. Ndavugana nawe ngo wowe waguye, garuka mu byizerwa, garuka Uwiteka atari yagusanga mu byo urimo, kuko nzi neza ko nagusanga aho uhagaze ibihembo byawe bizaba bibi. Imana nidutabare, Imana itabare buri muntu wese. Noneho bafungiye insengero, ibintu bibaye bibi kurenza, ibintu bibaye bibi kurushaho. Birababaje kuko abantu babanje iby'umwuka ariko bakaba baherutse iby'umubiri.
hari akantu njya numva kandi namwe murakumva ntago ari njye ukumva ngenyine kuko kanyuze kwizi mbuga akantu kavuga ngo kandi umukozi w'Imana wakavuze ngo mujye mwigirira neza ngo mujye mwigurira akantu ngo mujye mwigurira akantu ngo muravuga ngo muzajya mu ijuru ngo mwarahombanye imisaya ngo nkumeze nk'abarimo gukuruza umuheha ngo muravuga ngo muzajya mu ijuru ngo kandi ngo mutarafata amayero ngo iryo juru ni iryande mureke mbabwire iri juru ntabwo ari iry'abanyamafaranga ntabwo ari iry'abanyamayero ntabwo ari iry'abahaze ahubwo ni iry'umukene ufite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Imana irabaziye wa muntu we utinyuka utakuvuga ngo ntago umuntu azajya mu ijuru ngo afite imisaya ngo imeze nk'umuntu ukuruza umuheha. Imana yaragutabaye iguteyeho amatama iguteyeho amataye irakwambitse irakubyibuhije iguhagaritse aho yari yarakubwiye ariko urimo kubwira abasigaye inyuma yawe abafite imisaya ikobanye yuko nta juru ryabo rihari. Ni iryabo urimo urabwira abantu yuko abantu badafite amayero batazajya mu ijuru. Aba bantu bafite amayero Bibiliya ibagereranya n'abatunzi bitwa abatunzi. Bibiliya iravuga ngo biragoye ko umutunzi yinjira mu bwami bw'ijuru. Niki gitumye uvuga ko ijuru ari iry'abanyamayero kandi ahubwo ijuru ari iry'abafite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Iri juru ntabwo ari iry'abatunzi, ijuru ni iry'umuntu wubashye Imana. Ndetse ijambo ryarambwiye ngo ni iry'intwarane kandi zirigishamo imbaraga. Haleluya! Ni iry'intwarane zirigishamo imbaraga. Ntabwo turigishwamo n'amafaranga, ntabwo turigishwamo n'ibindi, turigishwamo nuko turimo kureka ibyaha tugakiranuka tugahagarara mu ruhande Imana idushakamo. Mugarukire Uwiteka bigishoboka. Haleluya! Nimugarukire Uwiteka bigishoboka ndetse mu mwambaza akiri bugufi. Umunyabyaha reka ingeso ze, ukiranirwa reka gukiranirwa, ahubwo mukora ibyo Imana ishaka. Nicyo Imana yabahamagariye. Imana irashaka yuko umuntu wese yezwa ku gato na kanini kandi nkunda kuvuga ngo ibintu ntabwo bigoye. Niba Imana ivuga ngo ntugasambane, gusambana ubiretse byagutwara iki? Niba Imana ivuga ngo ntukibe kwiba ubiretse byagutwara iki? Ibintu tuvuga ngo dukorera Imana, ngo turimo gukorera Imana, nabonye Imana nta kazi ifite tuyikorera. Imana ntigira imishike ngo tuzahinga, Imana ntidutuma amafaranga dukorera. Nubwo nabonye hari abitwaza ngo nimuzana amafaranga, muzana amafaranga. Imana ntabwo irya amafaranga, nta nayikeneye. Isi n'ibiyuzuye ni ibyayo. Ikintu Imana idushakaho ni kimwe. Imana ishaka ko dukiranuka ku gato na kanini tukezwa. Uyu munsi wa none nudasambana ntuzarwara sida, izo ni inyungu zawe. Uyu munsi wa none nujya kwiba bazagukubita umuhini, nutiba uzabaho neza ufite ingingo zawe zuzuye. Ngiye nkunda kuvuga ni ibintu dukorera Imana nta kazi ifite, ahubwo ibintu tuyikorera nitwe twikorera. Utigutese Petero yari kumwe n'abandi bigishwa ngo barangije ngo babwira Yesu ngo mwigisha ngo ko twagukurikiye ngo tugasiga ibyacu ngo ndetse n'abacu ngo uzaduhemba iki? Yesu arangije arabareba amenya icyo bashatse kuvuga. Yari azi ko bakeneye amafaranga nk'uko nawe uyakeneye. Arangije arabwira ati mukiri mu isi nzabakubira icuro 100, ikigeretse kuri ibyo nzabaha n'ubugingo. Niryo jambo yababwiye rikomeye cyane. Baragenda barishima. Ariko ikintu njya nkunda kuvuga, iki gihe cy'intumwa n'abahanuzi batubanjirije, nta hantu njya mbona ko bakijije abarwayi, mbona ko bahumuye impumyi, mbona ko birukanye abadayimoni, ariko nta hantu njya mbona handitse ama etaje basize. Ntaho njya mbona. Mu gihe twebwe twishakira ama etaje, turishakira amafaranga, turishakira amaviza, hari ibintu turimo twishakira. Yesu yarabitwemereye nibyo birahari, ariko twebwe mureke niba yarabitwemereye bikaba bihari. Bamwe ho batangiye no abantu benshi Imana yarabatabaye bagiriye neza, ariko ko Imana yaragutabaye ikakugirira neza, ibyo yaguhaye bikaba bitarimo kuyubaha bikumariye iki?
nyuma y'izi ncuro 100 Yesu yatubwiye akazitwemera turi mu isi, ndababwira ko hakiri ubugingo. Kuba Imana yaraguhaye amafaranga ikaguha amazi ikaguha byose, yewe isi ukayizenguruka nk'ugenda umudugudu, wibuke ko nyuma yaho hari ubugingo, kandi nyuma yaho wibuke ko urupfu ruhari, kandi wibuke ko nyuma yo gupfa aho ngaho niho hari iherezo ryawe. Imana idufashe kandi tugirire neza. Nje kuvugana nawe ngo wowe rero unyumva aka kanya, ubu uri mu Rwanda, ubu uri hanze y'igihugu, aho waba uri hose, isuzume. Numara kwisuzuma, abantu benshi abaguye mwagwanye imvugo y'Imana yaravuganye namwe, bimwe irabikora n'ibindi mwari mugitegereje, ariko ndavugana nawe ngo wowe unteze amatwi, utekereza ibyo Imana yarakubwiye izagukorera ikaba yarabikoze, utekereza n'indi yarakwemereye ukagwa itarabikora. Numara kubikusanya ibintu byose ubishyire hamwe, ugaruka imbere y'Imana. Imana ishaka ko abantu bakizwa, kuko ahantu abantu benshi bagwiriye bakarambarara, niho hari hageze ngo dukorere Imana, dusengeshe umwuka iteka. Kuko ahangaha niho Satani yabibye, kandi Satani yarabibye amajije kubiba, abiba ikintu cyitwa ubusambanyi, abiba gukunda amafaranga, abiba kamera, mbese yarabibye imbuto zitwa ibyaha. Izi mbuto amajije kuzibiba ziragenda zishora imizi ndetse zirera cyane, zimajije kwera abantu nitwe turimo kuzisarura. Nje kuvugana namwe rero, yewe woroheje we, yewe ukomeye we, yewe unteze amatwi, nje kuvugana nawe ngo garuka. Size ivugana nawe ndetse ugaruka aho yari yaragusize gusoreza amasezerano, Uwiteka yongera avugane nawe bundi bushya. Kuba ufite amafaranga uyu munsi wa none nibyo koko yakugiriye neza, ariko utekereze ko nyuma y'aha ngaha, nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, kandi twakabaye duhananira ubwo buzima buri nyuma y'ubundi buzima, kuko niho tuzabiteka n'iteka. Uyu munsi uraba uri umunyamafaranga, ejo ugapfa. Nyuma y'uko upfuye utekereze yuko ariho uzabaranira na Kristo, utekereze ko ariho ubuzima bwawe buzaba butangiye bundi bushya, kuko aha ngaha niho Satani arimo kwibira abantu umugono. Satani arimo aratwiba umugono, ugasanga umuntu ahugiye ku mafaranga, uhugiye ku by'isi, mbese uzi neza yuko uzaba hari imyaka 100 igashira. Satani arimo aragushuka, iryo jwi rikongorera riragushuka, kuko uyu munsi wa none niba umwana w'imyaka 10 apfa, wowe ukaba ukiriho, wowe kuki atari wowe wapfuye. Imana idufashe. Hari umuntu ngo urupfu rwigeze rujya gusura, rugiye kumutwara, nagatekerezo. Urupfu ruragenda rugeze ngo rugiye kumutwara, ararubwira ati rero rupfu mbabarira, ati nari ngifite imishinga, nari ngifite imigambi, ati mbabarira uzazi ikindi gihe. Ngo urupfu rurangije amubwira ngo ntacyo ndagiye, ngo ariko ubutaha n'ingaruka ntago nzagusiga. Umuntu akorera amafaranga, urupfu rukimara kugenda amajije kuyakorera aragwira, amafaranga amajije kuyagwiza, rwose ibintu bimeze neza. Urupfu ngo rwaraje rujya ku muturanyi, ruramutwara arapfa. Umuturanyi arabibona, kandi rwari rwaramubwiye ko nugaruka ruzamutwara. Rumajije kumutwara, ikindi gihe ruragenda ruratinda, rugeze aho ruragaruka rutwara n'umwana wa muntu. Nawe ruragenda, hashira igihe, rurangije rurongera ruragaruka. Rumajije kugaruka, ruhageze ararubwira ati rero rupfu, wari narakubwiye ngo ubu ndetseho gatoya mbanze nshaka amafaranga nyabone. Ati none amafaranga ko yagwiriye nkaba naringeze igihe cyo kuyarya, wambabari ukaba ndetse ukazaza ikindi gihe. Urupfu ruramubwira ruti rero umunsi nazaga kwa wa muturanyi wawe, burya nawe naraguteguzaga. Ati kandi nakwemereye nguha igihe, atari igihe naguhaye cyarangiye. Rurongera ruramubwira uti rero umunsi nazaga gutwara umwana wawe, nakumenyeshaga ko nawe n'ingaruka nzakujyana. None mwa bantu b'Imana mwe, bantu Imana yaremye, niki gitumye mwirara? Niba umuturanyi wawe apfa ukabona ko apfuye, irimbi rusororo ryazuzuye, rimbi Kanombe ruzuye, rimbi Kinyinya, amarimbi yose mu gihugu cy'u Rwanda ruzuye, kudatekereza ko nawe ejo ari wowe ya mishinga yawe ya migabo n'imigambi ukayisiga, ugatangira nibura gukorera ejo hawe hazaza tujya mu bwami, ngo utangira nibura ushakisha cyatuma wiyunga n'Imana, kugira ngo ejo iherezo ryawe nirigera uzabona iherezo ryiza. Uhugiye kuki? Umunsi Imana izaza kutazatega amafaranga, uhugiye kuki?
umunsi imana izagusura kashi zawe ntacyo zizaba zimaze, zizaba zataye agaciro. umunsi imana izataha mu rugo rwawe, etaje yawe nta kintu izaba ivuze. umunsi imana izaba yagutashyeho, uwo munsi ikintu kizakora ni uko uzaba uvuga uti Uwiteka narahagaze ndirinda ibyaha, naragutegereje ndakurindira. icyo nicyo kintu imana izaba ivugana nawe, ibindi byose nta kintu bizaba bikivuze. nje kuvugana nawe rero mwene data, nshuti y'umusaraba, nje kuvugana nawe ngo va mu byo urimo, va mu bidafite umumaro. Satani yikwereka amafaranga kuko amafaranga nayo igihe gitoya. Satani yikwereka ibidakwiriye, ibi ngibi birashirana no kwifuza kw'abantu, ariko umugambi w'Imana ndavugana nawe ngo ni mwiza kuri wowe. Yesu aracyateze amaboko ku bantu bakeneye kwihana. Yesu aracyateze amaboko ku bantu bakeneye gusenga. Yesu yaravuze ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Abo ni bande? N'abafite imitima imenetse, n'uwo waba umukene, naho waba umutindi, naho waba umuhanya, upfa kuba ufite umutima Imana ishaka. Icyo Imana igushakaho ni ukwezwa no gukiranuka. Imana yo mu ijuru nikugirire neza, kandi Imana igufata igukomeze, kuko nzi neza yuko yego wowe ntiwakwifata, ariko Imana yagufata ikagukomeza. Ikintu usabwa ni iki? Ni ukumanika amaboko ukabwira Imana uti Uwiteka niwe nakoze ibidakwiriye, ariko ndagarutse nzanye umutima uciye bugufi. Imana izakumva, nta cyaha Imana itababarira, nta cyaha na kimwe kibaho utaca bugufi ngo Imana ibure kukubabarira. Warasambanye, waribye, wakoze ibidakwiriye, ariko Imana irimo kuvugana nawe mw'aya magambo, mw'ubu buhanuzi, ngo wibuke aho wavuye ukagwa, ugaruke mu buntu bw'Imana. Imana igutegeye amaboko, kandi Imana yacu nishimwe. Narindi mu mvuga ngo rero nimukomere, nimumara gukomera, ndavugana n'abagihagaze, mukomere, nimumara gukomera mukomeze n'abandi, ndetse namwe muguye mugaruka mu buntu bw'Imana. Mugambi w'Imana ni mwiza kuri twebwe. Imana nibagirire neza. Shalom shalom. Amen. Imana y'amahoro nawe igumugisha ku butumwa bwiza utambukije. Nkunda vuga ngo habwirwa benshi hakumva beneyo. Icyama buri wese akisuzuma tukamenya icyo gukora. Imana ubutaha ikazahita tuvuga neza. Izina ry'Imana yabwe cyo tugusaba umugisha. Imana igumugisha. Imana ibampera umugisha namwe. Reka tuzasubire ubutaha, ariko kandi mbere ko tugusezera birashoboka ko hari abakuza ko musengana cyangwa munavugana. Uraduha nimero za telefone udusengera Imana tugane ku musaza. Amen. Nomero za telefone 078 6 2 5 4 2 nanone 078 6 2 5 4 2. Ushobora kuba ufite icyifuzo kureka ibyaha byaranze, ufite icyifuzo runaka kikugoye kiremereye umutima wawe, kugufasha gusenga niwo murimo wacu n'Imana yaduhamagariye mu gihe gisa ngiki ngo dukore umurimo wayo. Imana nibampera umugisha. Reka dusoze dusenga Imana. Amen. Turagushimye Data twese uri mu ijuru. Haleluya, haleluya, haleluya. Aya magambo ntabwo ari ku bwacu ahubwo ni ku bwawe. Aya magambo nyabibye mu mitima y'ubwoko bwawe. Reka agende yera imbuto nyinshi kandi zikwiriye kandi zigumyeho. Ahindurira abantu kubwo gukiranuka, akura abantu mu byaha ahubwo bashyire mu gitabo cy'ubugingo. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ineza y'Imana nigende mu mpande zose z'isi. Abari mu byaha babature mu izina rya Yesu, kandi abandi benshi bahe kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, kuko ahuje guhemba ndetse no guhana. Abenshi bari mu bidakwiriye, unyemerera Uwiteka wafatisha urukundo rwawe rwa rundi rujya rugenda rukagera ni kuzimu. Uru rukundo rubakururaho bari mu mpande zose, ureke baronka ubuzima ndetse n'ubugingo muri Kristo. Turagushimye rero kubw'ibyo, ureke ntabari twabwo habe kubwa Kristo Yesu umwami. Amen. Imana igumugisha.